Haleluya, haleluya bene data, turabasuje mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Muri kumwe na Sagamba Gildas. Nk'uko mubizi, ibintu byanditswe byera dukomeje kwigana. Tugiye gusoma muri Matayo, igice ni icya mbere. Turahera ku murongo wa mbere. Tugiye kureba icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Hari ikintu Imana ishaka ku bantu bayo, nicyo tugiye kureba muri iyi minsi. Imana irashaka ko tumenya ibyanditswe, ariko ntitwabimenya tutabyize. Mureke dutangire. Matayo igice cya mbere ku murongo wa mbere. Dukomeze dusome mu izina rya Yesu. Dore uko ibisekuruza bya Yesu Kristo ukomoka kuri Dawidi no kuri Aburahamu bikurikirana. Aburahamu yabyaye Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda n'abavandimwe be. Yuda abyara Peresi na Zera ababyaranye na Tamari. Peresi abyara Hesironi, Hesironi abyara Aramu, Aramu abyara Aminadamu, Aminadamu abyara Nahasoni, Nahasoni abyara Salumoni, Salumoni abyara Bowazi amubyaranye na Rahabu, Bowazi abyara Obedi amubyaranye na Ruti, Obedi abyara Yese, Yese abyara umwami Dawidi, Dawidi yabyaye Salomo amubyaranye na muka Uriya, Salomo abyara Rubowamu, Rubowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yozafati, Yozafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Hezekiya, Hezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya n'abavandimwe be. Babaye igihe Abayuda bajyanyweho iminyago i Babuloni. Nyuma yaho bajyaniwe i Babuloni, Yekoniya yabyaye Salatiyeli, Salatiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abiyudi, Abiyudi abyara Yakimu, Yakimu abyara Zora, Zora abyara Sadoki, Sadoki abyara Akimu, Akimu abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yozefu umugabo wa Mariya, ari nawe nyina wa Yezu witwa Kristo. Kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Dawidi hari ibisekuruza 14. Kuva kuri Dawidi kugeza bajyanywe i Babuloni nabyo ni 14, no kuva bajyanywe i Babuloni kugeza kuri Kristo ni 14. Umurongo wa 18. Dore uko byagenze mu ivuka rya Yesu Kristo. Nyina Mariya wari warasabwe na Yozefu yasamye inda bitewe n'umwuka muziranenge, kandi atari yabana n'umugabo we. Yozefu akaba umuntu w'intungane, ntiyashakaga kumukoza isoni, nibwo yigiriye inama yo kumubenga rwihishwa. Akiri muri ibyo, umumarayika wa Nyagasani amubonekera mu nzozi, aramubwira ati, Yozefu mwene Dawidi, witinya kuzana umugeni wawe Mariya, kuko iyo nda yayisamye bitewe n'umwuka muziranenge. Azabyara umuhungu, umwite Yezu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha. Byose byabereye kugira ngo bibe nk'uko Nyagasani yari yaratumye umuhanuzi kubivuga ati, dore umukobwa w'isugi azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, bazamwita Imanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yozefu akangutse abigenza uko
umumarayika wa nyagasani yari yamutegetse azana umugeni we, ariko ntibaryamana kugeza igihe yabyariye umwana w'umuhungu. Uwo mwana Yozefu amwita Yezu. Nimwakire neza amagambo y'Imana. Iki ni icyanditswe twakoresheje Bibiliya, jambo ry'Imana, kuko ihura na Bibiliya yera. Twarimo dusoma muri Matayo igice cya mbere, tumaze kubona urugendo rwo gucungura umuntu uburyo rwatangiye, aho Mariya yari yarasabwe na Yozefu, ariko Yozefu atararongora Mariya, ataramuzana ngo amushyire mu rugo. Igihe kigeze ngo amuzane, yaje gusanga afite inda y'umwuka wera. Iyo nda si yayitewe n'umwana w'umuntu, si n'Imana yayiteye. Imana nibyara ntitera n'inda, ahubwo ni inda y'umwuka wera, ni inda yizanye idafite uwikomotseho, ahubwo yiforoma mu mubiri wiwe, ituruka mu ijuru, iraza yiterekamo, ayumva asamye inda atazi ubyeyi isamye, yumva muri we harimo umwana atazi ukuntu umwana yagezemo. Uwo Mariya agiye kubengwa na Yozefu, marayika asanga Yozefu aramubwira ngo witinya kurongora umugore wawe, kuko iriya nda atwite ni iy'umwuka wera, si iy'umuntu, wimutinya ngo yarasambanye, si umwana w'umuntu wo ku isi, nta n'umuntu yahuye nawe na n'uwo yaryamanye nawe, ahubwo ni inda y'umwuka wera, ni inda idaturuka mu maraso y'umuntu wo mu isi ku buryo bufatika, ahubwo ni inda yaje mu buryo budafatika bw'umwuka ikiforoma mu nda. Uwo mwana umurimo yaje mu buryo bw'umwuka, yitereka mu nda niwe yakuriye. Tubyumve neza, ntabwo Mariya yasambanye, nta n'uwamuteye inda, ahubwo yikanguye yumva umwana mu nda yaragezemo. Ubwo ni ubutware bw'Imana. Ariko Yozefu ngo yari intungane nk'uko ibyanditswe byawe bitubwiye. Ubwo butungane bwe butuma atakwishimira icyiza cyabaye ku mugeni yakundaga. Aravuga ati noneho ndamutse muteje abantu, naba nakiranutse, naba nari intungane, kuko naba nishimiye icyiza cyamubayeho. Kuko yaguye mu cyaha mu buryo nazimo, reka ndebe ukuntu namwanga, njye nawe tubirangize rwihisha, ntihagire umenya ibyabaye, niba azamenye ko nanamwanze, tubikore mu ibanga. Abyigira mu mutima we ko agiye kumwanga rwihishwa, akamwanga mu buryo buri disipurine, nta n'umuntu umenye yuko aricyo kinamujijije, mbese ntagire n'abantu amuteza, ahubwo amwange mu buryo bw'ibanga. Ariko marayika, kuko umugabo yari intungane, yari afite ubushobozi bwo gusanganirwa marayika akamusanga mu nzozi, araza amusanga mu nzozi, niko guhana gahunda yo kuvuga ngo uzagende umuzanire muzaryamane, abyara umwana uzamwite Yesu, umwite Emanuweli, bizasobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Uko niko byagenze. Ukuri guhari Yesu ataraza, hari abagabo b'intungane, harimo nk'aba ba Yozefu, nk'aba ba Mariya, ariko Yozefu abarwa nk'intungane wabonekegwaga na marayika aryamye, na Yesu ataraza mu isi abantu batunganye bari bariho. Hari ibyanditse bishimangira ibi ngibi, tugiye gusoma Abami ba kabiri, umurongo wa 24. Abami ba kabiri, turareba ku murongo wa 24, umurongo wa 24, turareba ku murongo wa 14 tugeze ku wa 15.
Nebukadinezari ajyana abaturage 10,000 b'i Yeruzalemu ho iminyago, bagizwe n'ibyegera byose n'abagaba b'ingabo bose, ajyana n'abanyamyuga n'abanyabukorikori, hasigara ubusa abaturage b'abakene nyakujya nibo basigaye. Ajyana Yoyakini ho umunyago i Babuloni, hamwe n'umugabekazi n'abagore be n'inkoramutima ze n'abakuru b'imiryango y'Abayuda. Bari barajyanywe i Babuloni, i Yerusalemu hari haranyazwe. Niho twabonye handi twasomaga tugitangira ngo bimuriwe i Babuloni ni 24 kugeza banavuye bakaba 24. Yesaya 7:14 naho harabidufashamo. Turacyasoma mu izina rya Yesu. Umuhanuzi Yesaya ariwe Yesaya 7:14. Turasoma mu izina rya Yesu. Kadusome mu izina rya Yesu. 7:14 aravuga ngo noneho rero Uhoraho ubwe azaba ikimenyetso. Dore umukobwa azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Emanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Uwo mwana azatungwa n'amata n'ubuki kugeza igihe azamenya kwanga ikibi no guhitamo icyiza. Amen. Ni bande bazi ko Yesu yatunzwe n'amata n'ubuki? Ariko noneho ngo umukobwa azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Emanuweli. Ni ukuvuga ngo Yesu kuza byari byarahanuwe ko Mariya agomba kuzasama akabyara umwana. Mariya mu ivuka rye yavutse mu isi yaratorewe kuzabyara, ko inda yari izaturukamo umwami Imana, ko inda yizaturukamo Kristo. Muri Mariya akivuka, akibyarwa mu isi, nicyo kintu yaratorewe. Buri wese ku isi aba afite ikintu kimwe Imana yamutoreye kuzakora mu isi, nk'uko nanjye icyo natorewe ndimo ngikora. Mika 5:1 niho tugiye gusoreza. Mika 5:1 turasoma mu izina rya Yesu. Mika 5:1 Uhoraho aravuga ati, Betelehemu Efurata we, uri muto mu mujyi w'Abayuda, ariko muri wowe hazaturuka uzanegekera Isiraheli. Igisekuru cye ni kirekire, cyabayeho kuva kera cyane. Niyo mpamvu Imana izareka ubwoko bwayo, izabureka kugeza igihe ugomba kumubyara, uzamubyara. Nibwo abavandimwe be bajyanyweho iminyago bazahura n'abandi b'Isiraheli. Uwo azavuka azabaragiza ububasha, azahabwa n'Uhoraho, azabaragirana ikuzo, azahabwa n'Uhoraho Imana ye. Bazagira umutekano kuko abatuye isi yose bazemera ko akomeye, ni nawe ubwe uzazana amahoro. Amen. Haleluya. Intego ya Kristo ni uko agomba kwitwa umwami w'isi, akitwa umwami wa Isiraheli, akaba umwami w'isi yose, ndetse n'ikintu cyose kiri ku isi. Niyo ntego ya Kristo, agomba kuba umwami w'isi yose. Ibi nibyo byanditswe umwami yashimye ko twigana. Muri make twize urugendo rwa Yosefu rwo kugira ngo azane umugore we Mariya, ndetse twanize
igisekuru cya Yesu ko cyakurikiranye duhereye kuri Aburahamu tukamanuka tukageza kuri Yozefu, ariko ntitwasanze ko mu maraso ntabwo aturuka kuri Aburahamu nk'uko twabibonye, kuko ntabwo Yozefu yigeze atera inda. Yozefu igisekuru cye gikomeza gifata kuri Aburahamu mu maraso, ariko mu maraso Yesu ntabwo ari umwana wa Yozefu, kuko Yozefu bigaragaye ko atateye inda. Ahubwo uko tuzagenda dusoma ibi byanditswe tuzamenya aho Kristo noneho araturuka. Mwakire neza amagambo y'Imana. Turabakunda, tujye tubana mu ijambo ry'Imana. Amen.